Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo. B, ivuriro ry'amatungo. C, uruzitiro rw'amatungo. D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Iyo ukibonye ugera imbere ukagera ku gice cy'umuhanda cyangwa cy'inzira nyabagendwa urimo, gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. Murabizi bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, bakabikuburira hakiri kare kugira ngo ugeze kuhagera wamaze kumenya ingamba uri buze gufata. Ndakeka ko waramustabde, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ese kubera iki? Murabizi ibimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, biba bigomba kuba biri iburyo. Ariko hano mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi hose hari igihe mubona barabimanitse hejuru cyangwa barabishyize ibumoso. Ni ukubera iki biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisoki cy'ukuri, B ikaba ari igisoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisoki cya nyacyo. Hano urabona igisoki cy'ukuri cya nyacyo cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kinini C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, biba bigomba gushyirwa iburyo, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragarira neza abari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, ndaza nkakwigisha iwawe kajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Ufite igihe gito ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, umunsi umwe cyangwa ibiri, uri hano mu mujyi wa Kigali, ndaza tugahura tukakwigisha. Ariko naho waba urose mu gihugu tukwigisha mu buryo bwa online mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789 935 16 tukabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwe mu masangano y'amahira wangije agaciro rishyirwa hagana he? Ese no tara ry'umuhondo riba rigomba gushyirwa he? A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, kuri buri nzira, na B, hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko rero waramusitamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagerera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Video y'ibyapa nyongera narayikoze iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Wonye ko hari irindi somo ukeneye cyandike muri comment ukande subscribe kugira ngo nindishyira uzahita uribonera ku gihe. Nicyo cyapa nyongera kigaragazwa cyangwa kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru n'umukara; B umukara, umweru n'umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara; D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Iyo video iri kuri YouTube, wanyu utari kwibona nimero zanjye mba nazibahaye, yandikira kuri WhatsApp nyiguye iyo video y'ibyapa nyongera mu gihe kirarenze iminota 2. Biba bifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umukara, ko kiba gikoze mu shusho ya mpande enye, umuzenguruko aba ari ubururu, ubuso aba ari umweru, ibirango biba bisa umukara n'umukara. Rero bari batubajije amabara ari ku icyo cyapa n'ubururu, umweru n'umukara. Ndakeka ko warafitamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Kuvuga ibirango ni kimwe no kuvuga ngo ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate: A umweru n'umukara; B umweru n'umutuku; C umweru n'umuhondo; D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse umweru gusa, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusitamo D. Ubonye ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amoko n'ibyapa byo ku mihanda, twandikire rero cyangwa uduhamagare tuyiguhereze, cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College uyirebe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. A abana; B inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara; C ikibuga cy'imikino cy'abana; D ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni A abana. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kugera ku gice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo n'abana ku buryo budasanzwe. Ndakeka ko rero waramusitamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? A ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho; B ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga; C ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni; D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mu gihe batangiye kukunyuraho, nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kunyuraho. Kubera iki? Kubera ko umuntu ugiye kukudepasa, watangiye kukudepasa, yagiye mu ruhande
rw'ibumoso, nawe ugiye kunyuranaho waba uri kumusanga ibumoso ugiye kumugongerayo. Rero ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe batangiye kukunyuraho. Ndakeka ko uramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, uba ugomba gukora iki? A, kukinyuraho bikorewe ibumoso, B, kukinyuraho bikorewe iburyo, C, kukinyuraho ukoresha uruhande urwo ari rwo rwose, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kiramaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Ikinyabiziga imbere yawe kiri kugenda gahoro, wenda tuvuge ko ari bisi zino zitwara abagenzi, iri guhagarara abantu bakavamo cyangwa igahagarara abantu bakajyamo, rero ntabwo wayitegereza, ahubwo ukinyuraho bikorewe ibumoso. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta isomo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa no kuba afite amabara asate, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, umweru cyangwa umuhondo imbere, B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, umweru cyangwa umuhondo imbere, na B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kiramaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma bari umutuku cyangwa umuhondo. Wari wahisemo A, iba ari isomo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari isomo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni birometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara imbere mu birometero 30. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kiramaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye umuvuduko muto ugenderaho aba ari uwo nguwo uri mu birango, ntuzabyitiranye na kiriya kibuza. Ikibuza iyo harimo nka 50 ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, ntabwo uba wemerewe kuwurenza. Ariko kino gitegeka kirimo 30 uhita wongeza umuvuduko, washaka ukagenda muri 80, ariko umuto uragenderaho aho hantu ugeze akaba ari uwo nguwo uri mu birango. Nuvuga ngo utware muri kilometero 25 wabonye kino cyapa baguhana. Ugomba gutwara ku muvuduko wo hejuru, umuto uragenderaho akaba ari uwo nguwo uri mu birango. Ndakeka ko waramutamo C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, tugufatire code. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa mudasobwa, turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online,
byose byakunda. Uri mu mujyi wa Kigali twigana turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri tukwigisha online, waba uri kure tukakwigisha online, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi waduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kuri nta kinini D muri metero 200 nibura. Batubwiye ngo nijoro igihe ijoro rikeye. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijoro rikeye. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo. Ubifiteho amakuru uhita ubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwa cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntibibujijwe ku binyabiziga. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A imashini zihinga, B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo kuri nta kindi ni A imashini zihinga. Ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka, cyangwa ngo utware ikinyabiziga mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga, ariko ntibibujijwe ku binyabiziga bihinga cyangwa se ku mashini zihinga. Zo birashoboka ko ziri mu murima zagenda ibintu biri kwikurura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare bw'icyo kinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kiba gishobora kurenga ibihe bipimo? A iby'inyuma metero 3, B iby'imbere metero 2 n'ibice 70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iby'inyuma akaba ari metero 3 mu gihe iby'imbere ari metero 2 n'ibice 70, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Nuvuga ngo igice kirenga ku biziga. Iyo bavuze ngo igice kirenga ku biziga, ikintu washatse kuvuga, reba imipine y'ikinyabiziga. Uriya mwanya wo kuva ku mupine kugera imbere aho ikinyabiziga kigarukira niyo bita ngo iby'imbere, cyangwa ku mupine w'inyuma kugera uriya mwanya waho gisoreza ikinyabiziga. Urabizi umupine ntago uteye ari imbere neza, uri nkomo hagati. Uriya mwanya rero kuva ku mupine ugera imbere cyangwa kuva ku mupine w'inyuma ugera inyuma, nibyo bari kuvuga hano. Ndakeka ko waramusitamo B, ariko ukamenya ko iby'inyuma bari metero 3 na santimetero 50, iby'imbere bikaba metero 2 n'ibice 70. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse bagihinduye wahita ugikora ko mba mbikubwiye hakiri kare.
Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Bitashobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba muri metero 200. Hari ukuntu utwo dusiko tw'abanyamaguru n'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubona ko bahari hakiri kare amenye ingamba arafata. Bagomba kugaragazwa ku buryo rero. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubundi imbere ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ni ukubera iki hano igisubizo cy'ukuri ari D? Ubundi ukuntu byakagombye kumera, imbere hagomba kugaragazwa n'itara ryera imbere, inyuma ni itara ritukura. Hano rero uriko nababicuritse bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi imbere riba rigomba kuba ari itara ryera. Bavuga ngo inyuma ni itara ryera kandi inyuma haba hagomba kugaragazwa n'itara ritukura. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D. Ndizera ko baramutse bakiguhaye bagihinduye urahita ugikora kubera ko babikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Utwo tuyira tuba tugomba guharirwa abanyamaguru ryari? A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Utwo tuyira duharirwa abanyamaguru. No kuvuga ngo abanyamaguru ahantu hose baba bemerewe kuhaja iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ariko ushobora kuba uri kugenda uri umunyamaguru ukabona kiriya cyapa kibuza kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, aho hantu ntuhaca. Ariko mu gihe uri kugenda ntiwigere ubona icyapa kikubuza, aho hantu wahaca. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso izo nzira ziharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko waramutse C. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugaromori bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibyo ntibikurikizwa ku matara yahe? A, amatara kamenabihu. B, amatara yo gusubira inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntakurikiza iri tegeko. Ndakeka ko waramutse C. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ni ukubera iki duhisemo C? Ni ngo amatara abagomba ubundi kuva ku butaka kugera ku tara rya mbere hagomba kuba harimo santimetero 40. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma.
ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurumuri tugomba nijoro ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Ese utugarurumuri tuba tugomba kubonwa nijoro ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye: A metero 100, B metero 150, C metero 200, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 150. Utugarurumuri tuba tugomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 150. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Nijoro ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A kugendera mu muhanda ubisikanirwamo, B kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe, C ikavuga ngo iki? C cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kivuga ngo ugiye kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Bakunda kugishyiramo kenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo abatandukanye. Mu nzira y'icyerekezo kimwe ugenderamo, ariko ntihagire ikinyabiziga mwigera muhura, ariko mu muhanda ubisikanirwamo ujya urabisikana n'ibindi binyabiziga. Rero mu gihe uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe ugiye mu muhanda ubisikanirwamo, bakunda gushyiraho kino cyapa kiburira bakubwira ko ugiye kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ubundi ikinyabiziga byatonda umurongo, wenda bigiye mu butumwa bigatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana iki? A utarengeje metero 50, B utarengeje metero 100, C utarengeje metero 150, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ese cyo cy'ukuri ni A utarengeje metero 50, ese ni B utarengeje metero 100, ese ni C utarengeje metero 150 cyangwa nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50. Nura mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma nabo ugomba kuba byibura metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo bitajya bigabanywamo amatsinda. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku byo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta kiso cy'ukuri kirimo? Ese icyagagombye kuri iso cyanya cyo ni ikihe? Nuko zino nkomane z'inzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi zigaragazwa n'amatara yaka urumuri rutukura.
batubwiye ngo igihe ijuru rikeye, ubwo bishatse kuvuga ko ari nijoro, zigaragazwa n'amatara yaka urumuri rutukura. Ikindi kintu ugomba kumenya kwa zino nzira za gari ya moshi, iriya mihanda yazo ifata ubuso bunini, birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi. Rero nk'igihe igiye gutambuka bakoresha amatara yaka urumuri rutukura, wagera munsi y'uruzitiro wabona ari kwaka yakazima ukamenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahagarara munsi y'urwo ruzitiro ukareka amazi gatambuka ukabona kwambukiranya inzira nyabagendwa ya gari ya moshi, kubera ko gari ya moshi murabizi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ibyo rero mbagomba kubikubwira kugira ngo umenye impamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Bavuze ibyapa kandi bakoresha amatara. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo ngo ndapostinga yo ari gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, tubwira uburyo ushaka kwigamo. Ku bantu bari mu mujyi wa Kigali twakwigana turi kumwe birakunda, amategeko y'umuhanda cyangwa mudasobwa. Cyangwa ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri kandi uri muri Kigali twakwigisha online. Hari uburyo dukoresha, tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri computer yacu cyangwa mudasobwa yacu tukakwigisha. Uri mu ntara naho turakwigisha, dukoresha ubwo buryo. Tuguha link ukayikandaho, iyo ukanzeho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukavugana uri kureba n'ikintu turi kwiganaho. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789961626. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.